32 ku murongo wawo wa 17, reka dore kuri 16 turavuga ngo maze urubanza rutabera ruzaba mu butayu, gukiranuka kuzaba mu mitima yera cyane. Uretse wumve ngo urubanza rutabera, nuvuga urubanza rutarimo imiyaga ruzaba mu butayu, ariko gukiranuka kuzaba mu mitima yera cyane. Aha, gukiranuka kandi twagiye, umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi ibiva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Abantu banjye bazatura ahantu h'amahoro, babe mu mazu akomeye no mu buruhukiro butuje, ariko ishyamba rizagushwa n'urubura kandi umurwa uzasenywa rwose. Murahirwa mwababiba mu nkuka z'amazi yose, mwe mukahagwiriza inka n'indogobe. Uko nabivuze, ndashaka twibande ku murongo wa 17. Uyu Yesaya yahanuriraga abayisiraheli, ariko nk'uko mubizi ntabwo bari abayisiraheli, ahubwo tubisomye by meaning y'iki cyanditswe turasanga ngo hari umurimo wo gukiranuka, kandi uwo murimo wo gukiranuka nta wundi wari ukwizera. Nk'uko twabibonye mu minsi yashize, ukwizera kuzana gukiranuka kubwo gutsindishirizwa n'umurimo wa Kristo. Bivuga ngo uku kwizera niko kuri kuvugwa hano. Aha, umurongo wa 17 reka ngusubiremo. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi ikiva mu gukiranuka cya mbere ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Umurimo wo gukiranuka rero tuwusanga, ndagira ngo mufate Bibiliya zanyu none dusome ku Bakorino. Abakorino ngo ni abambere, igice ni icya 5, umurongo wa 21. I mean igice cya Abakorino ba kabiri, igice cya 5, umurongo wa 21. Ko kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ngaho umva umurimo wo gukiranuka ni uwuhe rero? Umurimo wo gukiranuka ni ugutanga uwo nguwo utarigeze kumenya icyaha. Utarigeze kumenya icyaha akaza agahinduka icyaha, kugira ngo nawe duhinduke kwa gukiranuka. None uko gukiranuka kubone kuzana iki? Amahoro, kuzana ihumure, kuzane kugirirwa neza, kuzana umutuzo ukuzure. Umunsi menya ndi gusakuza cyane, sibyo ra? Sibyo? Sindi gusakuza? Aha, ndashaka tuhavire rimwe. Yesaya ntabwo yagarukiye aho, namuri kudoropinga ibyanditswe. Yesaya nanone yaragiye 26 ku murongo wa 3 aravuga ngo ugushikamijeho umutima. Buretse wumve rero, uzamurinda amahoro masa kuko akwiringiye. Ugushikamijeho umutima uzamurinda be amahoro. Turimo tureba amahoro azanwa no kwizera n'agakiza twakiriye kubwo kwizera, hanyuma bikaduhindukira ishusho y'amahoro masa. Twakiriye gukiranuka kutavuye mu mirimo yacu, ariko uko gukiranuka twazanye twahawe kwaduhindukiye amahoro, bityo ubuzima bwacu ni amahoro, ndetse turaza gukomeza tubibone. Confirmation y'ibyo mvuze ni iyi. Pawulo niwe wabikonfirmye. Pawulo ndamukunda cyane ukuntu yavuze iby'ubuntu bwa Kristo, ariko yagera mu Baroma igice cya 5, yagera mu Baroma igice cya 5 umurongo waho wa mbere akavuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyeho kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Haleluya.
aha Pawulo ari kuvuga iki rero? Niki gitumye Pawulo avuze ngo nukorera ubwo twatsindishirizwa, ubwo twamaze gutsinda, ni ukuvuga twavuye muri bwa butayu Yesaya yahoze avuga, ahubwo twinjira mu mitima mishya, ngubwo twamaze gutsindishirizwa. Mbibutse gutsindishirizwa ni inshinga mvashinga ituruka ku nshinga gutsinda, ariko oya ni ugutsinda cyangwa ugutsindwa. Ni ugutsinda ariko akaba atari wowe wabikoze, ahubwo hakaba hari undi muntu wabigukoreye mu cyimbo cyawe. Mbibibutse nta n'umwe muri twe ari kujya gutsinda iyo akurikiza imirimo yategetswe n'amategeko yanditswe na Mose n'abandi bahanuzi. Uretse wumva ayo mahoro rero ngicyo atanga ku murongo waho wa 2, yaravuze ngo wadushyikirije ubu buntu, this kind of grace, dushikamyeho kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ngiyo confirmation rero, nuko twatsindishijwe. Mwene data yo nkubwire ngo waratsindishirijwe, so you shall be free, you shall be fine. Shalom go follow you. Umugisha w'amahoro ugomba kugendana nawe. Aho ugeze hose ugomba kuba mu mahoro, n'aka kazi kawe ni kaba amahoro, ngubwo bwiza bw'ubutunzi n'amahoro ari muri Kristo. Pawulo ntabwo yarekeye, yavuze kuri rizati yo kumenya kwitondera nako kwirondorera muri Kristo. Nsigaye nkoresha ibyanditse byinshi cyane, nsigaye numva hari uburyo ari byo bimfasha cyane. Nk'uko ijambo ry'Imana ryisobanura, Pawulo ntabwo yabiduhisha, yagiye mu gice cya 4 mu Bafilipi. Abafilipi igice cya 4 ageze ku murongo wa 7 aravuga ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ako muracyumva aya mahoro? Aya mahoro noneho agarutse nk'umurinzi, w'icyo wamenye. Muri Kristo. Sorry gato, munyihanganire. Ya mahoro agarutse nk'umurinzi. Ntabwo ari amahoro gusa, ahubwo ngo ni amahoro aruta y'umuntu yabasha kurondora. Ayo niyo mahoro twakiriye kubwo kwizera Yesu Kristo. Ayo mahoro ni amahoro ugira wakennye, ni amahoro ugira nta kintu ufite, ariko ukumva uratuje, ntuhangayitse umutima. Amahoro aruta y'umuntu wamenya. Abandi baza amahoro bazika amahoro ari ugutunga, bazika amahoro ari ukugira akazi, bazika amahoro ari ukubyara neza, bazika amahoro ari ukurera ugakuza ugacutsa. Ariko aya mahoro aruta y'umuntu wamenya, atuma utuza no mu gihe ibyo bitaraza, atuma utuza no mu gihe utarabasha ku experiencing imigisha yose yo muri Kristo. Iyi niyo experience ya mbere ugomba gutangira kugira. Aya ni amahoro ugira urwaye igifu, urwaye spirori, urwaye mu mutwe, urwaye umubiri wose, ariko ukagira amahoro. Ariko aya mahoro ngo azarinda ibyo mwibwira muri Kristo. Ndashaka dusoreze muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 27. Ubu noneho tugiye kumva aya mahoro yavuzwe na Paulo akavugwa na Yesaya. Ubundi Yesu we yavuze iki? Yavuze benshi, ariko natoranyije Yohana igice cya 14 ku murongo uhereye ku murongo wa 27. Reka twumve icyo Kristo yavuze. Arimo asezera, arimo asiga abigishwa, yarababwiye ngo erega mbasigiye amahoro. Amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora sinyabaha nk'uko ab'isi bayatanga. Imitima yanyu ntigahagarare kandi ntigatinye. Haleluya.
Amen, amen, hallelujah. Ndashaka noneho humve ya mahoro. Amahoro yaje nk'umurinzi, akaza nka nature cyangwa nka gift twahawe. Amahoro ya Kristo. Hey! Aha! Ibi noneho iyo tuvuze ngo amahoro nk'aya Kristo, ni ukubaho nk'uko Kristo yari ariho, ni ugutuza nk'uko Kristo yari ariho. Ese Kristo yaratuje ubwo yari ari ku musaraba? Yego rwose. Ndetse ntiyahagaritse umutima, aravuga ati none napfa simbashe kuzuka, ati none napfa, none ejo byagenda bitya, none bansigara bansebya, none abo nigishije bakicwa bagashira. Twabonye agira amahoro, aravuga ngo data bababarire, afite amahoro muri we, nta n'ugunda. Aha, none ahangaha kuhagira amahoro birashoboka naho, buretse wumve noneho, buretse wumve, mva ahandi. Iyo tugeze kwa Sitefano, ibyakozwe no mu gice cya 7:55 kugera kwa 60, twasanga inkuru ya Sitefano. Sitefano ngo yagize atya yuzura umwuka wera, bamugose bafite amabuye bagiye kumutera ngo bamwice, ariko yuzura amahoro menshi cyane, ngo yubura amaso areba mwijana, avuga ngo data, ngo ndagushimira, ngo kandi data, ngo abantu babareho ibi ngibi. Aya ni amahoro no muri chaos. Aya ni amahoro. Ni amahoro aruta ay'umuntu yamenya, aruta ay'umuntu yamenya. Aya ni amahoro umuntu agira uwe yabuze, ni amahoro agira urugo rwakunaniye, ni amahoro ugira. Ariko nagira ngo mbabwire ko birenze amahoro twakiriye yaziye rimwe muri package n'agakiza, aruta aya ngaya inshuro ibihumbi. Yarababwiye ngo mbasigiye amahoro, amahoro nk'aya Kristo. Aya mahoro yitwa Shalom. Shalom ni amahoro yitwa gutunga byose. Aha, noneho amahoro yaje nk'umurinzi, yaje nka gift, yaje nk'aya Kristo, ariko ubu none aje nko gutunga byose. Nshuti yanjye, ndagira ngo mbwire ko nta kintu uzabura kuko wakiriye agakiza, aho uzagera hose amahoro ya Kristo. Shalom. You shall flourish, you shall have all things. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kabone n'ubwo inzara yakwica, ngenda kumenyesha yuko nta nzara uzigera ugira, kuko wamumenye. Kuko wamumenye ntuzigera ukena, kuko wamumenye ntuzakorwa n'isoni, uzaba umutwe ntabwo uzaba umurizo. Wumve, umwana w'Imana si ukwiye gora sorwa mu nzu buri munsi. Umwana w'Imana si ukwiye gora hindurirwa akazi, ahubwo nka identity yacu, nk'amahoro dufite, nka security. Aya mahoro azakomeza guhe byose muri Kristo, azakomeza kurindira umutima, azarinda intekerezo zawe, azarinda finance yawe, azarinda urugo rwawe, azarinda ubutunzi bwawe, azarinda aho ugera, amayira yawe yose azarindwa, aho uzaba uri hose azarindwa amahoro. Receive it in the name of Jesus. Amen, I receive. Amen, I receive in Jesus' name. Amen, 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 brother. Hey, ahubwo you already received. Ayo mahoro yarayareceiving. Nowadays, that a kind of peace, that a kind of joy, that a kind of shalom is in with you, is in your every single cell of your body, is in every single cell of your spirit. Ari muri wowe. Reka dutangire twe experiencing amahoro. Reka dutangire dutuze. Nimukiganyire, niko yahoraga avuga. Nimukiganyire mwibaza. Ariko dore ngiki igisubizo twarakibonye. Nta n'impamvu yo kwiganyira kuko dufite Kristo. Ubwo Kristo ari muri twe. Awe, ndakeka Kristo ubundi atishimiye gutura mu mubiri urwaye. Nta nubwo yishimiye gutura mu mubiri urembye se. Ndagira ngo dusenge. Dusenge turisivinga cyangwa amasoko, uwizera amasoko y'amazi y'ubugingo azatemba ava mu nda ye. Out of your belly shall flow the rivers of living
Reka dusenge. Data ndagushimiye ku bw'impano y'agakiza waduhaye, impano itararekeye gusa ku kuba abana b'Imana, itararekeye gusa ku kuba gukiranuka kw'Imana, ahubwo impano yatuzaniye n'umwuka wawe wera. Uyu mwuka akaba yaraduhaye amahoro aruta y'umuntu yamenya, amahoro aturindira intekerezo, amahoro aturindira mu nzira zacu zose, aturindira mu byerekezo byacu byose, amahoro aturindira mu kumenya, amahoro aturindira mu bibazo, aturindira hose, ariko amahoro aduha gutunga byose, amahoro aduha kugira byose, amahoro aduha kugenda tugakomera, amahoro aduha gutekereza tukanoza ukwizera kwacu. Mu izina rya Yesu Kristo, reka nutari experiencing aya mahoro atangira mwuzure muri aka kanya nimo mbivuga, reka umwuka wawe wera yongere yibutse buri umwe uri ahangaho ko amahoro yose yakiriye aba muri we, ndetse atangire experiencing ubuzima buri mu mutuzo, burimo amahoro, kandi amahoro aruta y'umuntu yamenya. Mu izina rya Yesu Kristo niho nsenze nizeye, urakoze, amen. Amen, brother wacu. Hallelujah. Amen. Amen. Seri ibintu ukigiye. Twari dukomeje kuryoherwa n'amahoro. Uri umugisha Anselme, buri wese nashyiraho microphone cyangwa yandike muri comment agusabira umugisha, kandi nawe ukomeze ujye utubera umugisha. Umugisha w'Imana ukomeho hano God. Amen, amen. Imana irahambaye cyane, Imana